zagiye zigira uruhare mu bigendekere y'ubuzima bw'abantu. Ikintu cyonyine cyagiye gituma ziba nini zikaba zakitwa iz'isi cyangwa se zikaba zanagira ingaruka nini mu buzima bw'abantu, ntabwo ari uko ari igihugu kiba cyarwanye n'ikindi, suko Burundi bwarwana n'u Rwanda, ahubwo ni igihe ibihugu bitangira kwicamo ibice bigakorera mu bice, bya bice bitangira guhangana ku buryo noneho bijya bice nkuko ubundi iterambere ry'abantu rijyana na icyo bita integration. Iyo ibihugu bishaka gutera imbere byishyira muri integration, ariko niyo bishaka gusenyana, niyo abantu bashaka gusenya isi bishyira muri integration zo gusenya. Bityo nkavuga ngo akenshi tufashe tuvuge ingero ebyiri, tugafata urwa mbere intuza intambara ya mbere isi yose, Abadage na Aris bari bafite kuva kuri Ottoman Empire yari bashyigikiye kugera ku bindi bihugu byose bari batwaye, ugafata n'igice cy'ibihugu byabishyizwe hamwe bakarwana intambara ya mbere y'isi ikarangira igice kimwe gitsinzwe. Uyu iya kabiri nayo ni was the same thing, Ubudage, Ubutaliyane, Nuza. Iyo ibihugu byatangiye gukora wings zimeze cyose, uwatsinze ari we watsinze intambara ari we uhana akanatubwira amateka y'intambara. Uwatsinzwe wese nta jambo ategereze kuzabona. Bityo rero abandika amateka bose nabatsinze. Uyu munsi intambara ya kabiri isi yose irangiye, Abadage n'Abanazi bari bashyigikiye babaye abatsinzwe, bafatirwa imyanzuro. Ariko iyo biza kurangira ukundi, uyu munsi hari igihe twese tuba turirimba indirimbo za Hitler tunamanika ibiganza tunavuga ko bari intwari. Impamvu ibi ndimo ndabivuga nta yindi nuko akenshi mu Kinyarwanda bavuga ngo ugushungura nta kubura mu rushungu, kandi uguhatsa gukubita yicaye. Beka yandika ubutumwa nabusomye, ndi mu bantu bashyizeho commentaire nyinshi, nashyizeho commentaire zirenga nka 15 batari 20 munsi, kuko ibi byanteye kwibaza ikibazo kimwe, eske nuko kuba Beka afituma ashobora kuba yagize icyo kikangwa agakangwa batari ko isahano turi mu kugana aho ngaho, aya makimbirana arahana hariya ntitwaba turi mu kugana mu ntumbero ya gatatu y'isi. Impamvu yabivuze ndimo ndibaza, eske nuko dufite amakimbirane mashya cyangwa dufite amakimbirane menshi, cyangwa nuko amakimbirane ageze kuri ba flag, cyangwa nuko habayeho ibintu bibiri. Mfite ibintu bibiri. Cya mbere nuko mbona ko za conflict hari ama region twari tutajya tubonamo conflict zigeze no ku ntambara no kumva zatangiye kugirwamo na conflict. Ikindi hari access on information. Uyu munsi birimo kubera mu Bushinwa birataha ku muntu uri i Kigali. Umunsi ibintu birimo kubera mu Budage muri Venezuela bitaha ku muntu uri muri Brazil. Bituma isi iri aware of everything that is going on, kandi tuzi ko kandi tubona ko izi conflict ziri natural, nkaho zijyana n'ubumuntu bwacu. Bityo rero amakuru turimo turayasangira bigatuma dukuka umutima cyane. Ni igitekerezo cyanjye, wenda Bekaraza Rwanda Rwanda urishashwa kubije nona ino space nagari wenda kubaza Beka gusa, ahubwo dukeneye take ya buri muntu de batahita kurivuga World War 3 probabilities. Wowe dukeneye kumenya take yawe, dukeneye ikibazo cyanjye bwite. Intambara zose zabanje z'isi cyangwa se izindi ntambara zose zagiye zigira uruhare mu bigendekere y'ubuzima bw'abantu. Ikintu cyonyine cyagiye gituma ziba nini zikaba zakitwa iz'isi cyangwa se zikaba zanagira ingaruka nini mu buzima bw'abantu, ntabwo ari uko ari igihugu kiba cyarwanye n'ikindi, suko Burundi bwarwana n'u Rwanda, ahubwo ni igihe ibihugu bitangira kwicamo ibice bigakorera mu bice, bya bice bitangira guhangana ku buryo noneho bijya bice nkuko ubundi iterambere ry'abantu rijyana na icyo bita integration. Iyo ibihugu bishaka gutera imbere byishyira muri integration, ariko niyo bishaka gusenyana, niyo abantu bashaka gusenya isi bishyira muri integration zo gusenya. Bityo nkavuga ngo akenshi tufashe tuvuge ingero ebyiri, tugafata urwa mbere intuza intambara ya mbere isi yose, Abadage na Aris bari bafite kuva kuri Ottoman Empire yari bashyigikiye kugera ku bindi bihugu byose bari batwaye, ugafata n'igice cy'ibihugu byabishyizwe hamwe bakarwana intambara ya mbere y'isi yose ikarangira igice kimwe gitsinzwe. Uyu iya kabiri nayo ni was the same thing, Ubudage, Ubutaliyane, Nuza. Iyo ibihugu byatangiye gukora wings zimeze gutyo, noneho zirimo conflict, kuko uyu munsi NATO nk'imwe muri wing imeze neza, ifite igisirikare gikomeye mu ntuza, niyo
icyerekezo ni Middle East. Nuvuga ngo uyobora isi, the super power, niwe orienta cyangwa niwe udeviye abantu kugira ngo bajyane n'aho ashaka kuberekeza. Ashaka kubarangaza abavana iburyo cyangwa ibumoso kugira ngo akomeze kuba uyoboye isi. Rero numva intambara y'isi ya gatatu ishobora kutabaho, ariko hashobora kubaho blocks z'intambara zishobora kuba kera abantu babihuje bavuga ngo habaye intambara ya gatatu y'isi. Intambara ya mbere n'iya kabiri zabayeho zari convention war, zari grouping war, aho bavuga ngo uyu ngo ashyigikiwe n'undi, ariko ubu ngubu biratandukanye. Hazaba kuvuga ngo okay, Amerika nk'umuntu nk'ubwami butegetse ubundi bwami, baravuga ngo kugira ngo tube super power turaba turerekeza isi aha, noneho nitubona hano bidashoboka turongera tuyigarurire hano, ariko gutsinda cyangwa gutsindwa bizadeterminwa naho bayerekeje nuko bazabyitwaramo. Niyo point yanjye. Murakoze cyane. Okay, urakoze cyane. Sinzi urakoze. Ninde muntu wari wamanitse? Rwanda rw'ejo. Rwanda rwe, umwanya n'uwawe maze uraswe nk'umwambi, dore umunsi uciye ikibu, turashaka ndabona nta handi ndi buhererekana. Mbanzize rwagati mu gitaramo. Ibintu byose mwaganiriye, hari ijambo rimwe mu kanya mwaje kuvuga wowe nshaka kugira ngo mpande nshakagani kavuga ngo hari umugabo w'inshuti yanjye yarambwiye ngo mu gihe intare itarafata ikaramu yandike amateka y'umuhigo, ayo dufite byose azahora asingiza umuhigi. Ntabwo nzi niba mwumvishe icyo nshatse kuvuga. Mu gihe cyose uwatsinze ari we uwatsinze intambara ari we uhana akanatubwira amateka y'intambara, uwatsinzwe wese nta jambo ategereze kuzabona. Bityo rero abandika amateka bose ni abatsinze. Uyu munsi intambara ya kabiri isi yose irangiye, abadage n'abanazi bari bashyigikiye babaye abatsinzwe, bafatirwa imyanzuro. Ariko iyo biza kurangira ukundi, uyu munsi hari igihe twese tuba turirimba indirimbo za Hitler tunamanika ibiganza tunavuga ko bari intwari. Impamvu ibintu ndabivuga nta yindi nuko akenshi mu Kinyarwanda bavuga ngo ugushungura nta kubura mu rushungu, kandi uguhatsa gukubita yicaye. Beka yandika ubutumwa nabusomye, ndi mu bantu bashyizeho komantere nyinshi. Nashyizeho komantere zirenga nka 15 atari 20 munsi, kuko ibi byanteye kwibaza ikibazo kimwe. Eske nuko kuba Beka afite ashobora kuba yagize icyo kikangwa agakangwa batari ko isahano turi mu Uganda aho ngaho aya makimbirana arahana hariya arahana hariya, ntitwaba turi mu Uganda mu ntambara ya gatatu y'isi. Impamvu yabivuze ndimo ndibaza, eske nuko dufite amakimbirane mashya cyangwa dufite amakimbirane menshi, cyangwa nuko amakimbirane ageze kuri babandi bakubitaga abandi bicaye. Impamvu ngiye kubivuga nta yindi. Uyu mwanya munsi y'inzoza nashyizeho amakimbirane agera muri 30 amaze imyaka myinshi mu isi, kandi abantu benshi bagiye bazi, abenshi ababasha gusoma bagiye bamenya. Nahereye ku makimbirane, ugiye muri Rwanda, nagiye muri Afrika mvuga amakimbirane ari hagati y'ibihugu muri Afrika. Uduheri wacu ikibazo cyo yari yacyanditsemo na hariya cyo kuma 96 hagati y'u Rwanda na Congo no muri region y'ibiyaga bigari. Ikibazo cya Uganda na Kenya muri Victoria. Ikibazo cyo muri Sudan amoko yaho. Ikibazo cyo muri Sudan ya ruguru. Ikibazo cyo muri Sahel. Ufata ikibazo cyo muri Nigeria mu moko mu bahinzi n'aborozi baho. Ikibazo cya Boko Haram. Uzamuka ufata ikibazo cya Maroc na Sahara y'Uburengerazuba. Wambuka ufata ikibazo cya Algeria na Maroc, nayo bageze naho bafunga imipaka. Ubwo ndi muri Afrika, ubwo wavuga byinshi ukavuga byinshi. Nushaka wambuka ujye muri Aziya, urebe ibihugu bya Aziya n'amakimbirane hari n'ubwicanyi buhaba. Ufate Middle East yose, numanuka ujye muri Amerika y'Amajyepfo cyangwa ujye no muri Far East, urebe amakimbirane hari. Ahubwo se aya makimbirane abantu ntiyarahari? Ntabwo twari tuyamaze iminsi, cyangwa abantu ntibapfiriye umusubirizo, cyangwa nuko byageze muri Ukraine bikinjira mu Burayi, cyangwa nuko ejo bundi Hamas yabanje nuko Hamas yateye ikica 10,400 by'abanya-Israeli, akaba ariyo mpamvu twibutse intabaza. Impamvu ibyo mbibona bivuga nta yindi. Ikigaragara
amakimbirane mu bantu ahoraho kandi ibihugu bihora bifite icyo bipfa, intambara zo zihoraho, yewe n'ubwicanyi bunakomeye. Uretse ubu ngubu turimo kubona Israel mu gukorera ntuza. Ejo nagize amahirwe mu kwezi gushize nari muri Vietnam, ngira amahirwe yo gusura abanyavietnam bakakubwira amateka y'intambara yabo n'abafaransa mu gihumbi bakubwira amateka y'intambara yabo n'abafaransa kuva mu 1943 kugera 1954, bakubwira uburyo bongeye bakarwana n'abanyamerika, bakakwereka imirambo y'ababo bapfuye, abantu barenga miliyoni n'uburyo bagiye bicwa. Uravuga uti burya isi yatubwiye bike ugereranyije n'ibyabereye aha hantu. Impamvu nta yindi rero, kubera ko hari abapfa bikaremera, abandi bapfa bikaba nk'ibisanzwe. Uyu munsi byatangiye kugera hahandi hadutera ubwoba, bikaba byakangura buri wese. Nkaza kubaza ikibazo kimwe ntakuza kubaza, mfite ibibazo nka bibiri ariko kimwe nabanza kukibaza Beka. Eske ikibazo uyu munsi nuko isi igeze muri red flag, cyangwa nuko habayeho ibintu bibiri? Mfite ibintu bibiri. Cyambere nuko mbona ko za conflict hari ama region twari tutajya tubonamo conflict zigeze no ku ntambara no kumva zatangiye kugirwamo na conflict. Ikindi hari access on information. Uyu munsi birimo kubera mu Bushinwa birataha ku muntu uri i Kigali. Umunsi ibintu birimo kubera mu Budage muri Venezuela bitaha ku muntu uri muri Brazil. Bituma isi iri aware of everything that is going on. Kandi tuzi ko kandi tubona ko izi conflict ziri natural, nkaho zijyana n'ubumuntu bwacu. Bityo rero amakuru turimo turayasangira bigatuma dukuka umutima cyane. Ni igitekerezo cyanjye wenda Bekaraza Rwanda Rwanda urushaka kubije nona ino space nagari wenda kubaza Beka gusa, ahubwo dukeneye take ya buri muntu de batahito kurivuga what was three probabilities. Wowe dukeneye kumenya take yawe, dukeneye kumenya arakarusoze nkunze cyane. Uravuga uti wenda nuko hari information tutabonaga kera twari dusinziriye, tumaze kubona ama information menshi, wenda ubu tubona reality zituma twibaza ko hari intambara. Wowe dukeneye kumenya nk'umuntu wagiye muri Vietnam n'umuntu ureba kuna akarere kameze, wowe urabibona gute mu magambo make? Wenda ibyo n'ibindi icyo nicyo ntakuza gusoreza. Gusa impamvu nayigiraga open debate nuko mvuga ni ngiye izi ni idea zanjye. Dushobora kuba turimo kwikanga atari ukubera ko byacitse, ari ukubera icyambere nimvuze nti byasanga ari uko naba bari twari tuzi ko badapfa batangiye kuba bapfa, noneho abantu bakavuga ati byacitse, cyangwa bakaba bafite na media itwe ni kuvuga, cyangwa nta kuntu wasa n'uworoshya ukavuga buhoro buhoro utuje ko ufite umwanya uhagije. Okay, reka ndi mwari rimwe na rimwe magira ngo nkomvinga, ariko ntacyo reka ngende gake. Ijambo ryawe rikomeze nkeneye ko Beka gusubiza mbere yuko dukeneye kuva take yawe nk'umusaza twemera hano uzi umucyo rwose. Okay. Ikindi rero nshaka kugira ngo ngarukeho, ikindi nshaka kugarukaho noneho ubwo navuga ku bijyanye n'icyo mbona dushobora kuba twatangiye impuruza n'uburyo turimo gutanga impuruza, ariko dushaka gutanga impuruza atari uko byacitse, ahubwo ari uko kimwe amakuru turimo kubona, amakuru y'ibintu byose akatugeraho imbona nkubone. Niba arabapfuye muri Kazakhstan tukaba bibona ku kanya, niba ari intambara ya Azerbaijan na nuza na Armenia tukayikurikirana umunsi ku wundi, niba ari bimo kubera muri Gaza tukatubona umunsi ku munsi, kandi byari bisanzwe binaba wenda ariko amakuru tuyabone. Iyo mpuruza rero nkaba nibaza se ntitwaba ari uko tubonye impuruza cyangwa tubonye byinshi kuruta ibyo twari dusanzwe dufite. Ikindi nshaka kujyamo ari nacyo ngiye ahubwo nkunda kuvuga iyo ntekereje ku ntambara ya gatatu y'isi. Iki ni igitekerezo cyanjye bwite. Intambara zose zabanje z'isi cyangwa se izindi ntambara zose zagiye zigira uruhare mu bigendekere y'ubuzima bw'abantu. Ikintu cyonyine cyagiye gituma ziba nini zikaba zakitwa iz'isi cyangwa se zikaba zanagira ingaruka nini mu buzima bw'abantu, ntabwo ari uko ari igihugu kiba cyarwanye n'ikindi. Si uko Burundi bwarwana n'u Rwanda, ahubwo ni igihe ibihugu bitangira kwicamo ibice bigakorera mu bice bya bice bitangira guhangana, ku buryo noneho bijya bice nkuko ubundi iterambere ry'abantu rijyana na icyo bita integration. Iyo ibihugu bishaka gutera imbere byishyira muri integration, ariko niyo bishaka gusenyana, niyo abantu bashaka gusenya isi bishyira muri integration zo gusenya. Bityo nkavuga ngo akenshi dufashe tuvuge ingero ebyiri, tugafata urwa mbere intambara ya mbere isi yose, Abadage na Aries bari bafite kuva kuri Ottoman Empire yari bashyigikiye kugera ku bindi bihugu byose bari batwaye.
ugafata n'igice cy'ibihugu byishyizwe hamwe bakarwana intambara ya mbere yose ikarangira igice kimwe gitsinzwe. Uyu iya kabiri nayo ni was the same thing, Ubudage, Ubutaliyani, nuza. Iyo ibihugu byatangiye gukora wings zimeze gutyo, noneho zirimo conflict, kuko uyu munsi NATO nk'imwe muri wing imeze neza, ifite igisirikare gikomeye mu ntuza, niyo yonyine ihari ifite igisirikare kiremereye kuba cyarwana intambara. Ariko uyu munsi niwe amaze kujyaho harya yitwa BRICS. Uyu munsi ni integration, ariko ejo mu gihe BRICS zagira ingabo zayo, mu gihe African Union izagira ingabo zayo, icyo gihe icyo bizaba bitangiye kuvuga ngo bya bindi twaremaga ari ibyo kugira ngo twihuze twiteze imbere nk'abantu, turimo no kubikoresha nk'indi ntwaro, noneho icyuma gityaye cyo kuzadusenya twese, kuko niduhagurukira rimwe BRICS bigiye kurwana na NATO, icyo gihe nyine nawe urumva uko bizagenda. So iyo niyo ntuza ya mbere, iyo niyo red flag ngiye mfite, mvuga nti intambara ya gatatu y'isi, red flag zayo ni uburyo ibihugu bigenda byishyira hamwe byikuramo ibice, kandi bya bice bifite bivuga gute ejo cyangwa ejo bundi twe tuzakurengera. Impamvu yindi ya kabiri, Rwanda rwe ukiri kuri iyo ngingo utarayivaho, uravuze ngo BRICS hari igihe izageraho ikagira ingabo zayo. Hanyuma iyo witegereje nk'impuguke, nk'umwarimu, ndumva umeze nk'umwarimu wize mu bintu bya TTC cyangwa ufite ibindi bintu urimo umuhanga, ndagira ngo ubwire East Africa umunsi yabonye ingabo zayo ubona hazacura iki? Ngiye umbajije nk'icyo kibazo mbere. Okay, icyo kibazo ngiye kugisubiza, nabanza kureba icyo ingabo za regions akenshi zikunda kumara. Tuvuga uvaze nk'izo muri Afrika, nk'ubu ngubu ingabo zonyine mu blocks ari muri Afrika, ingabo zonyine zishobora kuba zaragize ahantu akamaro zigakora rimwe kabiri operation zikayirangiza, ni ingabo za SADC. SADC yarwanye mu ntambara ya Congo, SADC yagiye mu kibazo cya SADC yakoze mu kibazo cya Afrika y'Epfo, nubwo yari itarakomera icyo gihe. SADC ejo bundi SADC niyo ntuza, niyo wing yo muri Afrika ifite ingabo. Ndagira ngo nkwibutse ko ingabo za West Africa, urumva sinzi ukuntu bazita, zivanze mu kibazo cya Yaya Jammeh agiye kwica amatora muri Gambia, kandi yari yemeye intsinzi. Nari ngiye kuzivugaho zose, ubundi nari ngiye kuzikubwira zose kuko bari n'abantu b'abagabo cyane. Icyo nashaka kuvuga ni ukuvuga ngo za SADC hari intambara zagiyemo zirarwana kandi zishyira ibintu ku ntuza. ECOWAS urimo kuvuga, ECOWAS igihe cyonyine yahamagawe imaze guhamagarwa inshuro eshatu. Igihe cyonyine yaba yararwanye ni igihe yakuragaho ubutegetsi bw'uwitwaga wayoboraga Samuel Do, nugiye bakoragaho Samuel Do muri ntuza muri Liberia mu 1974. Yaya Jammeh ejo bundi ntibigeze bajya kurwana nawe. Yaya Jammeh yabonye ingabo za ECOWAS zigiye kuza ahita ahunga. Icyo nimo nabivugira nta kindi, ntabwo icyo nimo navugira nta kindi. Iyo urebye izi wings z'ingabo zikoreshwa muri Afrika, kuvuga ngo East Africa yashyizeho ingabo, reba n'ubundi yari yazihuje izohereza muri Congo, ariko urebye imikorere yazo ntabwo ziraba za ngabo zivuga ngo tufite mandate iyi ni duhoraho, nk'uko za otani zihora mu myitozo, zigahorana imyitozo, zigahora ziryamiye amajandute zikamutabara. Biracyagoranye ko muri Afrika regional integration zigira ingabo zihoraho, zigomba kujya zikemura ikibazo, kandi icyo gihe binajyanirana. Iyo narebye izi ntuza zacu z'imbere muri Afrika, ureba ko nubwo tuba dufite izo region, usanga ni inside the region harimo ibihugu bitumvikana, ugasanga harimo ibihugu bidashobora guhuriza mu ngabo zabyo, kuko nka Congo n'u Rwanda biri muri East Africa, ariko ikibazo kiri muri East Africa, ugasanga biracyagoranye. Ariko icyo ndimo nabivugira nta kintu, ndavugira ko izo blocks zimeze zityo, izo wings zo gutangira kubaka igisirikare, zo gutangira kugira, zo ni red flags iyo bijyanye na international peace, kubera ko ejo cyangwa ejo bundi iyo zimaze kuba nini, buri wese agenda afata uruhande, iyo bibaye ngombwa kurwana, icyo gihe abantu barasenya bya bindi, barasenya na bya bindi bikomeye. Noneho nkagarukira ku gihe cyanyuma nasorezagaho, iyo turi izi regional integration n'izi blocks zigenda zivuka, ubundi abantu inyoko umuntu agakwiye kuzikoresha mu buryo bwo kubaka amahoro arambye n'ahazaza. Ariko hari ikindi kintu, nkuko nabivuze ngo conflict ziri natural, hagakwiye kubaho nanone, zagakwiye kuba uko zigenda zikura, zagakwiye kuba n'undi, zagakwiye no gukoreshwa nka mediation ways abantu bagakwiye kwitabaza. Kuko uyu munsi OTAN yo ni urwego rwa gisirikare, ni urwego rukomeye cyane rufite ingabo zigize gute, ariko nanone ni wa mutwara umwe utagira umuhagarika. Bivuga ngo uyu munsi OTAN ejo, niyo mpamvu uyu munsi ejo bundi ingabo z'Uburusiya, iyo Uburusiya igiye bwateraga Ukraine,
ingabo za OTAN ntizigeze zitabara Ukraine, ariko iyo Ukraine iza kuba umuntu uza muri OTAN zarayitabaye. Ariko uyu munsi ndavuga ngo byaroroshye cyane ko uyu munsi Uburusiya ahantu buhagaze n'ingabo z'Ubushinwa n'Abashinwa baburi ruhande n'abandi bose baramutse n'abafite igisirikare, either yagomba kuvamo intambara ya Ukraine yabambe ya OTAN na BRICS, cyangwa zikaba yavamo mediation yo kwicaza abantu bagasubira ku meza y'ibiganiro bakaganira. Gusa nk'ubwanya hari ikintu baka yavuze nacyo utagusorezaho, twese namwe mwigeze kuvuga ko ntagahora gahanze, ariko in this way hari ikintu ntazi niba mwebwe mujye gukunda kuyitegerezaho. Isi irahinduka n'abantu barahinduka. Kera iyo umuntu yakuratakazaga no muri quartier wamukubita gurushya ukamudiha bikarangira, cyangwa se ukamudiha mukababanzi cyangwa se akajya kuba. Ariko muri iyi minsi turi mu isi, twamaze kwinjira mu isi aho negotiation arizo zibanza. Ntibivuze ko abakondagurana bahondagurana, ntibivuze ko abatsikamira abandi bahari, ariko mediation niyo nzira abantu batugiye kumaramo hafi imyaka 100, ndetse n'ibihugu byinshi niyo urebye n'intambara zirimo kuba usanga ariyo twitabaza. Bikavuga ngo rero ikintu kimwe cyagakwiye kubaho ni one way, there are two ways. Iyi ni igitekerezo cyanjye. Hari ugufasha abantu, ndavuga isi n'abantu, gukomeza kunyura muri iyo nzira ya mediation n'iki, cyangwa se ikizasoza byose ni ugukocagurana tugasubira zero, n'ubundi nyine tuyisi twongera tukayitegera. Ntoreza ku kantu kamwe nuzayavuze, ariko muvuga ku ntambara gatatu y'isi. Einstein amaze gutanga formule y'ikizazo cya kirimbuzi yaravuze ngo ntabwo nzi intambara ya gatatu uko izagenda, ariko intambara ya kane nzi neza ko abantu bazayirwanisha ibiti n'amabuye. Murakoze. Urakoze cyane kutubwira icyo Einstein yavuze, ariko ubwo uzanashakishe unaturebere Mutara Rwogera nawe icyo yavuze. Hari ukuntu tugira gutya tukagenda twiga amateka y'aba Einstein, tukiga Revolution Française, tukagenda tukabinywa, ariko ukabaza umwana amateka Mutara Rwogera ni mu gicuku, umeze nk'umutaye mu nyanja. Ubwo mukotinga abo bantu, ariko uzanshakire uwitwa Ruganzu. Ushaka kumenya iby'amateka byo, ushaka kumenya n'abasize bavuze ku ntambara. Nyirabiyora amaze ko Nyirabiyora mbere yuko umuhungu wa Muheshera amurasa umwambi mu ntuza ngo mwahuranye ko yaramaze gutera ubwoba, yaramubwiye ngo iyo ntambara arimo kumubwira ngo izasigwa kati ko haruguru karafatanye nako hepfo. Sawa, urakoze, ariko reka nkubwire ijwi ufite nyabo nawe ushobora kuba wigisha Saint Aloys y'Irwamagana, nayo harya hari indi itari y'Irwamagana. Anyways, ndagira ngo mbibutse ibintu bibiri kandi bijya kuba bitatu, sibyo? Ndagira ngo mbibutse yuko nyine mu blocks ari muri Afrika ingabo zonyine zishobora kuba zaragize ahantu akamaro zigakora rimwe kabiri operation zikayirangiza ni ingabo za SADC. SADC yarwanye mu ntambara ya Congo. SADC yagiye mu kibazo cya SADC yakoze mu kibazo cya Afrika y'Epfo, nubwo yari itarakomera icyo gihe. SADC ejo bundi yari SADC niyo ntuza niyo wing yo muri Afrika ifite ingabo. Ndagira ngo nkwibutse ko ingabo za West Africa, urumva sinzi ukuntu bazita, zivanze mu kibazo cya Yaya Jammeh agiye kwica amatora muri Gambia, kandi yari yemeye intsinzi. Nari ngiye kuzivugaho zose, ubundi nari ngiye kuzikubwira zose ko bari n'abantu b'abagabo cyane. Icyo nashaka kuvuga ni ukuvuga ngo za SADC hari intambara zagiyemo zirarwana kandi zishyira ibintu ku ntunzi. ECOWAS urimo kuvuga, ECOWAS igihe cyonyine yahamagawe imaze guhamagarwa inshuro eshatu. Igihe cyonyine yaba yararwanye ni igihe yakuragaho ubutegetsi bw'uwitwaga wayoboraga Samuel Do, nugiye bakoragaho Samuel Do muri ntuza muri Liberia mu 1974. Yaya Jammeh ejo bundi ntibigeze bajya kurwana nawe. Yaya Jammeh yabonye ingabo za ECOWAS zigiye kuza ahita ahunga. Icyo narimo nabivugira nta kindi, ntabwo icyo narimo navugira nta kindi. Iyo urebye izi wings z'ingabo zikoreshwa muri Afrika, kuvuga ngo East Africa yashyizeho ingabo, reba n'ubundi yari yazihuje izohereza muri Congo, ariko urebye imikorere yazo ntabwo ziraba za ngabo zivuga ngo tufite mandate iyi ni duhoraho nk'uko za OTAN zihora mu myitozo, zigahora ziryamiye amajandute zikamutabara. Biracyagoranye ko muri Afrika regional integration zigira ingabo zihoraho zigomba kujya zikemura ikibazo, kandi icyo gihe binajyanirana. Iyo narebye izi ntuza zacu z'imbere muri Afrika, ureba ko nubwo tuba dufite izo region, usanga ni inside the region harimo ibihugu bitumvikana, ugasanga harimo ibihugu bidashobora guhuriza mu ngabo zabyo, kuko nka Congo n'u Rwanda biri muri East Africa,
ariko ikibazo kirimo kiri muri East Africa ugasanga biracyagoranye. Ariko icyo ndimo nabivugira nta kintu, ndavugira ko izo blocks zimeze zityo, izo wings zo gutangira kubaka igisirikare, zo gutangira kugira, zo ni red flags iyo bijyanye na international peace, kubera ko ejo cyangwa ejo bundi iyo zimaze kuba nini buri wese agenda afata uruhande, iyo bibaye ngombwa kurwana, icyo gihe abantu barasenya bya bindi, barasenya na bya bindi bikomeye. Noneho nkagarukira ku gihe cya nyuma nasorezagaho, iyo turi izi regional integration n'izi blocks zigenda zivuka, ubundi abantu inyoko umuntu agakwiye kuzikoresha mu buryo bwo kubaka amahoro arambye n'ahazaza. Ariko hari ikindi kintu nkuko nabivuze ngo conflict is natural, hagakwiye kubaho nanone, zagakwiye kuba uko zigenda zikura, zagakwiye kuba n'undi, zagakwiye no gukoreshwa nka mediation ways abantu bagakwiye kwitabaza. Kuko uyu munsi OTAN yo ni urwego rwa gisirikare, ni urwego rukomeye cyane rufite ingabo zigize gute, ariko nanone ni wa mutwara umwe utagira umuhagarika. Bivuga ngo uyu munsi OTAN ejo, niyo mpamvu uyu munsi ejo bundi ingabo z'Uburusiya, iyo Uburusiya igiye bwateraga Ukraine, ingabo za OTAN ntizigiye zitabara Ukraine, ariko iyo Ukraine iza kuba umuntu uza muri OTAN zarayitabaye. Ariko uyu munsi ndavuga ngo byaroroshye cyane ko uyu munsi Uburusiya ahantu buhagaze n'ingabo z'Ubushinwa n'Abashinwa baburi ruhande n'abandi bose baramutse n'abafite igisirikare, either yagomba kuvamo intambara ya Ukraine yabambe ya OTAN na BRICS, cyangwa zikaba yavamo mediation yo kwicaza abantu bagasubira ku meza y'ibiganiro bakaganira. Gusa nk'ubwanya hari ikintu baka yavuze nacyo utagusorezaho, twese namwe mwigeze kuvuga ko ntagahora gahanze, ariko in this way hari ikintu ntazi niba mwebwe mu gihe ukunda kuyitekerezaho, isi irahinduka n'abantu barahinduka. Kera iyo umuntu yakuratakazaga no muri quartier wamukubita gurushya ukamudiha bikarangira, cyangwa se ukamudiha mukababanzi, cyangwa se akajya kuba. Ariko muri iyi minsi turi mu isi, twamaze kwinjira mu isi aho negotiation arizo zibanza. Ntibivuze ko abakondagurana bahondagurana, ntibivuze ko abatsikamira abandi bahari, ariko mediation niyo nzira abantu batugiye kumaramo hafi imyaka 100, ndetse n'ibihugu byinshi niyo urebye n'intambara zirimo kuba usanga ariyo twitabaza. Bikavuga ngo rero ikintu kimwe cyagakwiye kubaho ni one way, there are two ways. Iyi ni igitekerezo cyanjye, hari ugufasha abantu, ndavuga isi n'abantu, gukomeza kunyura muri iyo nzira ya mediation n'iki, cyangwa se ikizasoza byose ni ugukocagurana tugasubira zero, n'ubundi nyine tuyisi twongera tukayisenya. Ntoreza ku kantu kamwe nuzavuze, ariko muvuga ku ntambara gatatu y'isi, Einstein amaze gutanga formule y'ikisasu cya kirimbuzi, yaravuze ngo ntabwo nzi intambara ya gatatu uko izagenda, ariko intambara ya kane nzi neza ko abantu bazayirwanisha ibiti n'amabuye. Murakoze. Urakoze cyane kutubwira icyo Einstein yavuze, ariko ubwo uzanashakishe unaturebere Mutara Rwogera nawe icyo yavuze. Hari ukuntu tugira gutya tukagenda twiga amateka ya Einstein, tukiga Revolution Française, tukagenda tukabinywa, ariko ukabaza umwana amateka Mutara Rwogera ni mu gicuku, umeze nk'umutaye mu nyanja. Ubwo mukotinga abo bantu, ariko uzanshakire uwitwa Ruganzu. Ushaka kumenya iby'amateka byo, ushaka kumenya n'abasize bavuze ku ntambara. Nyirabiyora amaze Nyirabiyora mbere yuko umuhungu wa Muheshera amurasa umwambi mu ntuza ngo mwahuranye ko yaramaze gutera se ubwoba, yaramubwiye ngo iyo ntambara arimo kumubwira ngo izasigwa kati ko haruguru karafatanye nako hepfo. Sawa, urakoze, ariko reka nkubwire ijwi ufite nyabo nawe ushobora kuba wigisha Saint Aloys y'Irwamagana, nayo harya hari indi itari y'Irwamagana. Anyways, ndagira ngo mbibutse ibintu bibiri kandi bijya kuba bitatu, sibyo? Ndagira ngo mbibutse yuko mugomba kunywa inzoga nkeya, dore muracyari bato, mugakora siporo, kugira ngo turebe byibura niba tuzagira abasaza mu myaka izaza, tutazakenyuka tukiri bato tugashira yose ashonze. Babiprogresa kuko abarusiya batangiye kubaka n'inuza n'amabazi ya gisirikare, ukora research zo kubiraza kubibona, bakavuga ko Uburusiya bugeze aho ngaho, hejuru ya gaze bufite, hejuru ya petrol bufite, hejuru y'urwo rurimi rumwe bavuga n'iki n'uburyo barinda, bakavuga ko nihiyongeraho biriya ibintu byose bikorerwa, kuko ntago bavuga ku Bushinwa gusa, baza nifatura ifata no kuri Indonesia kuzamuka hejuru mu nganda za Bangladesh. Ubu Abahinde bari kugenda bazamuka, bakavuga ati ko bari abantu baramutse bazamutse bakagira gihe bafatira ya nzira ya ruguru,
bazaba babonye bazi ikomeye n'amafaranga byose bishobora gutuma bazamuka nabo, ahubwo Amerika ikaba aribwo mpamvu igenda ishoramo izi mbaraga zose kugira ko irebe ko yabona ukuntu ibashwanyaguza hakiri kare, batabona izo mbaraga zose bakiri kuriya. Wenda ibe nawe yaraciyemo igihugu nk'uko yateza Yugoslavia, uyu munsi tukaba tubona za Kosovo, za Serbia, za Montenegro, tukaba tubona ibihugu birenga 10 mu kintu cyari kimwe. Ikintu bari abantu baba bagamije ni ukugira ngo bacemo abantu ibice babone ukuntu bayobora, kandi njyewe mbona Amerika iri avance muri ibyo bintu bitewe n'abantu bayiyobora n'iki ifasha isi pe, ku buryo byagorana. Nk'uko hari umupapa avugaga ibintu bya Bibiliya, hari abantu b'abatampera numva bavuga ngo ubwami bwa nyuma n'ubw'Abanyamerika. Nanjye nkurikije ibyo mbona n'iki, mbona nemeranya nabo, gusa bitavuze ko n'ubundi n'abandi bantu bacalenjinga bazaba bahari kandi bakora cyane bitabaca intege. Murakoze.